Ni muntu ki Anita Pendo? Ubuzima butangaje ariko kandi ufite isomo kuri wowe Anita Pendo yabayemo. Kuba icyamamare nabyo utabyirengagije. Abikora ate hamwe no kwita ku bana babiri b'abahungu? Byinshi wifuza kumenya kuri we, niba wari usanzwe umukunda, ngwino tubane mu kiganiro. Muhaye ikaze. Imyaka itari mike mu gihugu cy'u Rwanda, igitsina gore bamwe batangiye kugaragara ko hari ibyo bakora bitandukanye na mbere uko babifataga. Aha niho hari abagore cyangwa abakobwa batangiye kumenyekana mu mirimo itandukanye. Uyu munsi uwo tugiye kureba ni umunyarwandakazi wamamaye nk'umunyarwanda witinyutse agakora imirimo itandukanye, ndetse yatumye aba icyamamare mu bintu bitandukanye, cyane cyane mu gice cy'imyidagaduro. Uyu ni Anita Pendo. Anita Pendo yamenyekanye cyane nk'umunyamakuru, aho aka kazi kamazemo imyaka myinshi kandi agakora neza. Ibi bikaba byaratumye Anita akundwa cyane. Ijwi rye riri mu bintu bitangaje kandi bidasanzwe biranga Anita, ndetse kandi rikaba umwihariko we mu bandi banyamakuru. Aha nk'urugero, ubaye utarabona Anita ariko waramwumvise kuri radiyo ukajya ahantu runaka mu bantu benshi, Anita abaye ari aho hantu akagerageza kuvuga bivanze no guseka, nta kabuza wahita wihutira kureba uwo muntu. Ndabizi neza ko wahita utekereza ko ari Anita Pendo. Usibye kuba azwi nk'icyamamare, ubundi Anita Pendo ni muntu ki mu buzima busanzwe. N'ubundi amazina ye ni Anita Pendo. Yavukiye mu gihugu cya Uganda, abyarwa n'ababyeyi b'Abanyarwanda. Avuka hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu. Avuka ari umwana wa mbere, imfura. Pendo afite abavukanyi 7. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, mu kwezi kwa munani, nibwo Pendo n'umuryango we bagarutse gutura mu Rwanda. Ku gufata inshingano zo kwita ku bana be, ibyo akora uyu munsi ntabwo ari bwo bitangiye. Ibi n'ubundi nyuma y'uko abura papa we akiri muto, yatangiye gufata inshingano dore ko ari wari mukuru. Gusa hano yabanaga na nyirakuru we. Anita yakuze ari umunyamuhati. Gusa nanone Anita akiri muto yari umwana ucecetse ariko kandi ukunda kwiga. Yagiraga ikinyabupfura cyinshi ugereranyije n'abandi bana, bigatuma abantu bakuru bamukunda. Ariko kandi bimwe mu byatumaga Anita yitwara gutya birumvikana harimo n'uruhare rw'ababyeyi. Papa we yari umwarimu, bityo bigatuma Anita yitonda akitwara neza ngo adakubitwa. Ku bijyanye no kwiga, nk'abandi bana yatangiye amashuri abanza, yiga segonderi ndetse aniga kaminuza kuko yasoreje muri kaminuza ya Mount Kenya. Ariko nanone mu rugendo rwe rwo kwiga, Anita yari yihariye. Nk'uko twabibonye, Anita yakundaga kwiga, ubona byishimiye ndetse ashishikajwe no kwiga. Yakundaga kumva inkuru zitandukanye, cyane cyane iyo yabaga ari kumwe na nyirakuru amusomera inkuru zitandukanye, amuganiriza ndetse n'ibindi. Akiri muto, Anita yishimiraga kumenya byinshi bijyanye n'ubuzima. Nyuma yo gusoza amashuri, ntiyicaye ngo ategereze ko bizikora. Nyuma yo kwisobanukirwa, akiyumvamo ubushobozi ko icyo ashaka cyose yakigeraho kandi akagikora neza, nibwo hano yatangiye umwuga w'itangazamakuru. Abifatanya no kwiga no kwimenyereza umwuga w'ubudiji. Si ibyo gusa kandi, Anita yamenye ko afite ubushobozi bwo kuba MC, ari by'umushyushyarugamba. Ariko kandi nk'uko twabivuze ko azwiho imirimo myinshi, Anita yabaye umukinnyi w'ikinamico, umubyinnyi mu bitaramo bitandukanye. Bimwe mu mirimo yatumye yamamara cyane, kuba umunyamakuru, noneho akabikorera ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Ibi yabikoresheje neza, akoresha amahirwe ye yo kuba umunyamakuru kuri RBA. Bimwe mu biganiro akora, Anita agaragara mu biganiro byo kuri televiziyo, ndetse akaba umunyamakuru kuri radiyo, yaba Radiyo Rwanda ndetse na Magic FM. Ibi kandi abifatanya no kuba umukinnyi. Ibi kandi yabikoraga abifatanya no kuba umukinnyi w'amakinamico atandukanye yagiye aca kuri Radiyo Rwanda. Ibi byose byagiye bituma amenyekana, bimugira icyamamare. Aha twavuga ko kuba kuri RBA byamubereye urufunguzo rwo kugira ngo indi mirimo ye yihute. Aha byamuhesheje amahirwe yo gukora imirimo itandukanye, agahabwa akazi n'abantu benshi kuko akazi k'ubunyamakuru kabaga nako ubwako kamwamamariza. Aha rero yagiye agaragara mu myidagaduro nko mu bitaramo bitandukanye, akaza ari umubyinnyi, akaba DJ cyangwa akaba MC. Ikindi kandi, Anita ni umwe mu bantu bakoreye amafaranga yo kwamamaza mbere y'abandi. Yagiye yamamaza amasosiyete atandukanye, harimo ikigo cya MTN, ibigo bya leta n'abikorera, akaba brand ambassador.
Uyu munsi Anita afite abana babiri b'abahungu. Ni abana nabo bavuga ko babaye ibyamamare. Anita akunda kwerekana amafoto ye ari kumwe n'abana be. Abamukurikira bagaragaza ko bamukunda kandi bakunda n'abo bana. Aba bana akaba yarabyaranye n'uwahoze ari umukunzi we cyangwa umugabo we. Bombi bakaba barakundanye ariko nyuma bakaza gutandukana. Ndanda Alphonse ariwe papa w'abana ba Anita Pendo. Uyu yahoze ari umukinnyi w'umupira hano mu Rwanda. Tukaba twanavuga ko abana be baba baramukurikije kuko ubu ni abana babarizwa mu kwiga umupira w'amaguru mu ishuri rya Dream Team Football Academy. Gusa uwahoze ari umugabo wa Anita Pendo we ubu afite undi mugore. Mu gihe Anita yahisemo kwita ku bana be akemera kuvunika akora imirimo itandukanye nyamara atari abantu benshi bashobora kuyikora. Mu rugendo rwa Anita rw'urukundo ntabwo Ndanda ariwe bakundanye gusa kuko Anita yagaragaye mu rukundo n'abantu batandukanye kandi b'abasitari. Anita yavuzwe mu rukundo n'umuhanzi Nizzo Kaboss wo mu itsinda rya Urban Boys. Uwitwa Bakti akaba nawe umunyamakuru ndetse akaba n'umuraperi nawe yagaragaye mu rukundo na Anita Pendo ndetse n'abandi batandukanye. Anita akunda abana be cyane aho yafashe icyemezo cyo kuba yakandika abana be ku mubiri mu mugongo binyuze mu byitwa tatouage cyangwa tattoo mu ndimi z'amahanga. Aha yanditse amazina y'abana be ku gice cy'umugongo. Anita uyu munsi afatwa nk'umugore w'icyitegererezo binyuze mu muhati we w'imirimo akora. Uyu munsi hari abana b'abakobwa bamwigiraho uburyo bwo kwitinyuka bakiteza imbere. Gusa nanone ntabwo byari ibintu byoroshye kuri Anita. Nubwo uyu munsi ntawe utavuga ko ari intwari ariko kandi ni ibintu byatinze kujya mu mitima y'abantu. Mbere Anita yagiye atukwa n'abatari bake bamwita amazina mabi amutesha agaciro. Abandi bakamwandikaho inkuru zimusebya. Ibi bigaterwa n'akazi Anita yakoraga nyamara abantu bafata nk'aho ari akazi k'abahungu. Ariko kandi nanone Anita akagakora neza ku rwego rw'uko hari abahungu benshi yarushaga no gukora ako kazi neza. Kudacika intege kwe ahubwo akongeza imbaraga mu gukora akazi ke neza ubu nibyo bimutunze akabasha no kwita ku bana be. Ikindi kandi Anita agirira umumaro igihugu kuko ubu hari abana b'abakobwa yatinyuye mu kumva ko imirimo yose abahungu bakora nabo bayikora. Ku bindi twamenya kuri Anita Pendo ku bibazo yagiye abazwa niba azashaka undi mugabo. Anita iyo bamubajije ibi asubiza ko azashaka. Ati nanjye ndi umuntu nagira uwo munezero wo kugira urugo cyangwa umuryango. Ariko ati nanone umuntu wanshaka nuko yaba yemera gukunda abana banjye. Uwo rwose namukunda tukabana. Anita nubwo akora utuzi dutandukanye ari nabwo wakibaza uko yita ku bana be akabivanga n'utwo tuzi. Agerageza gupanga neza amasaha y'akazi nayo kuba hamwe n'abana kandi akabikora neza. Ngibyo byinshi bibazaga kuri Anita Pendo. Nizere ko nawe Anita hari icyo akwigishije mu buzima cyangwa akaba hari umwanzuro atumye ifata ku buzima bwawe. Wakoze kubana natwe. Nkwibutsa kandi gukora subscribe aho hasi tuzabande no mu bindi biganiro. Passion is news.